sinakubaza impamvu ituma ubikora kuko nzi neza ko biba bikwiriye nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera ariko nzi yuko ari byo byiza kuri njye. Igihe mutuma tuvuga kandi ari mwebwe mwizanye, ari mwe mwizanye. Waba wibuka urusengero rwari mu gakiriro ka Gisozi hejuru muri etaje rw'umugore mugufi wari waritukuje watangaga ubuhamya. Ubwo ndirinda kuzanamwe amazina y'abandi bantu kugira ngo ushobore kunyumva basi. Hari ibyo mba nashaka kuvuga mute. Waba wibuka urusengero rwa Ernest kwa Rwahama muri etaje hejuru hasengeragamo umugore witwa Beya. Wenda ibyo yakoraga reka mbiceceke, ibyo mwamukoze murabizi. Byo ni mubizi. Urugo rwe mukarukubita ngo mugiye kumurangira, mukamurangira umwana ukiri mutoya w'umusore, bikaza kurangira bimenyekanye ko uwo mugore atabyara mute. Gutyo buri kumpamagara ntashaka kukwitaba, kandi ikibazo ufite njyewe nkwibutse sinjya nibagirwa. Mu mpano nzingira ntago njya nibagirwa kereka icyo ntabonye. Tujye muri korari yawe ku Murindi habaye igiterane, umuvugabutumwa mukuru ari Semajeri wo mu Ruhengeri wubwe akaguhagurutsa muri korari akakubwira ati ico kiganza cy'umuryango uramukeneye. Bana be baramushaka. Mu bintu binshimisha ejo umwana yaramamagaye ati pani karame ati ndashaka kumpemba. avuye gufata amanota yabaye wa mbere. Ngayibaza abandi bantu bari none se ubwo aba barahamagara nde bari abana kumva nabagabo 8 ngewe nzi baramirirana neze baragora abamagara. noneho kugira ngo abantu bumve ko noneho dore ikinyoma cyane barare yitamenyereye kubeshya. Uhita ufatwa biraguca ngo nukuri ngo sinzi ngo umuntu ngo wakereye birabira mute. Niyo umuntu yaba ari umuhanga azi kweditinga nta muntu wakweditinga ririya pastori ati bitabapfu iyo wiborosa ururimi ntiwoza amenyo gusa nta kibazo tuba dufitanye nawe. Tewo tugana ku musozo ni ikiri busoze ubwira abantu bagukunda ndetse banagukurikiye by'umwihariko abantu bakunda kureba ibiganiro ukora. Kusinde buze gushyiramo abakunzi ba Pastor Dos kuko yavuye kuri YouTube yasezeye. Hago yahava. Nagiye ko nambona arongeye ya uploading ubukwe kandi yavuyeho. Ntago byakunda. Azagurisha gira neza iri ubukwe bwe. Ntago bishobokereka. Hanyuma sarargiki. Abaho yumamiranya. Erega hari ibintu reka dusoreze kuri aka kantu. Amakuru nashoboye gukurura gukwega aho amakuru yarari ku rubuga rw'amakuru. Uyu mugabo wamaswaga ibirenge yashakaga kurya inzu ya Asiya n'iyuri Burundi, hanyuma yarangiza agashaka ikintu akora muri Amerika, ndetse ari no kwishuzwa amadeni afite y'abantu babana nawe muri Amerika. Amakuru nashoboye kumenya nta aderesi agira, isaha n'isaha ashobora gufatwa agashikirizwa polisi ya Amerika. Asiya Imana yamurengeye irebera imbwa ntihumbye. Icyo ni kimwe. Hanyuma rero papa Mutesi uyu wa bucura mu bagabo niba ari umuhererezi simbiza, ariko amakuru mfite nuko inyuma hazaza n'undi
nyuma ya nuza ya Ferdinand akaza undi mugabo Ferdinand rero akaba yarabetinze Ferdinand rero akaba yarabetinze hanyuma umugabo akaba yamuraje ku nkeke amubwira ati twubahane, narongoye umugore sinarongoye amatiku, narongoye umugore sinarongoye amagambo, sinshaka kuzajya kwicara kuri kamera ngusobanura cyangwa nanjye nisobanura. Ibi bintu niba utabishingutsemo burundu, n'ubundi urabizi ko nta mezi abiri twakundanye, mbaye ngiye. Mutesi rero akaba ari kuri puresha ya Ferdinand, akaba atangiye gukumakuma ati nyabuna nyabuna nyabuna, ngayo nguko. Umugabo rero akaba yatangiye kwigagaza, kuko n'ubundi nta gahunda yo kubana nawe yari ihari, bakaba barabanye kubera kubetinga. Ferdinand akaba yari yarabetinze n'umuryango we n'abari bari hanze, abwira ati ntabwo uriya mugore wamushobora, ni umusitari, Ferdinand urakennye, Ferdinand nta kazi ugira, cyokora wenda uzi gushugurika ukibeshaho, none twebwe tugutegeye miliyoni izi, nuramuka umushatse tukabibona koko ukamushyira mu rugo tuzahita twemera. Ferdinand rero abayitayemo mu rukundo, ariko amakuru twashoboye gutoragura hirya ku ruhande hatagira uza abeshya ngo ibiki n'ibiki, nuko nta rugo ruhari Pastor Mutesi na Ferdinand. Ndagushimiye. Bye. Intoryi n'ibijumba bibiri urateka, amaminwa y'ibishyimbo ndabivanga ngashira mu gasafuriya nk'iryamye. Mukajye ubwo rero abantu bajye bavuga bate nibishaka ni muntu ki, uranzira se ndinde ndi data yakoze iki, mama yakoze iki, ndi uwo kwande kora amatika aho ngaho. Mutesi afite ikosa rimwe ryo kuborosa mu kanwa agasiga ururimi. Oya, ubundi umuhanda wo kwiborosa, umuhanda wo kwiborosa, umuhanga wo kwiborosa ntabwo akwiriye kuborosa amenyo gusa n'ibihanga ngo areke ururimi. Afazari uzi ko waborosa ururimi amenyo ukayihorera, kuko amenyo wanyuzamo n'agati, ariko ururimi ntiwakubaho igiti. Wapi ibi bintu, dore umuntu wabishize hanze. Urumva neza? Yego. Ukuri ni ikintu gitinda, ariko iyo kumenyekanye hari ibyo gukiza. Muri gira neza hari timu ya diaspora, hari WhatsApp ya diaspora mwitabe, hari WhatsApp ya diaspora, hanyuma hakaba n'indi groupe y'abatari aba diaspora baba hano mu Rwanda bisanzwe. Urumva? Ni ukuvuga iki rero? Ariya majwi mwumvise ubu hari ayo ntakina njyewe, burya ndi imfura. Waje kuyama nkayikinira? Oya, ejo nakiriye ubutumwa. Tewe ariko wayama nkayakina? Uretse gato. Oya. Amakuru nashoboye kumenya n'ay'uko uyu mugabo wari uri gutereta Asiya atanga ituro ry'ishimwe. Ngwiki? Ryo gukoresha iki rero? Asiya, mu mugisha Imana yaguhaye, ushaka ituro ry'ishimwe uriturira Imana yaguhagazeho. Uyu mugabo abana be batunzwe n'abagiraneza muri Amerika. Yirukanye mushiki we wari wavuye aho yari yavuye aje kumureba muri Amerika. Nkurikire neza, ndakugenda nkumva. ubwo ndi gucamo kugira ngo abantu bamenye ko amakuru aba ahari. Mushiki we acumbikirwa na pasiteri, umwe mu bapasiteri bari muri Amerika. Abana be bagurirwa imyenda n'umurundi kazi umugira neza,
akajya no kubahahira ibyo kurya. Icyo uyu mugabo rero yashakaga kuri mama Pasitori ni ibintu bibiri. Icya mbere, hari inzu iri i Burundi y'umurundi yabyaje, rumva neza, ari ryo rya zina bari gupfa. Harimo amazina abiri, mama nindera Dodo. Urakoze cyane. Inzu ya Dodo, iki gisambo cyashakaga kuyigurisha. Umurundi kazi aramubwira ngo itanga umugisha muri Amerika yawutanga na hano iwacu. Ntibaranakora divorce. Mama Asi yabimenye. Urumva ukuntu amakuru agenda, social media, phone n'agatebe. Hanyuma ubwo ndi kugenda nkopeza ngifoni rekeraho. Ndi kugenda nkopeza Mutesi kugira ngo amenye ko niwe wicaniye uyu muriro, ni nawe ubwo ugomba kuwuzimya. Kasubiremo. Mutesi Aime Prudentiel, ni wowe wenyine mu isi no mu ijuru ufite urufunguzo rwo kuzimya uyu muriro, kuko ni nawe wawicaniye, kandi uko nukuri ko bari kujya mu ijuru. setu. Hanyuma rero dore amakuru mutigeze mumenya mwese uko muba muri social media, uretse njyewe nyine uyazanye. Kandi nari nararahiye ko ibi bintu ntazabivuga, ariko mutumye mbivuga. Ubwo ribu nina nampamagara byabaye ngombwa, kuko umunyarwanda yatabaje, umugore uhekeye igihugu yatabaje. None se umugore uhekeye ahekeye igihugu, inshuti yanjye, please. Abandi bahekeye iki? Oya, yabyariye igihugu. Abandi babyariye iki? Nta njyewe ndi kuvuga uyu. Nese hari undi mwabonye kuri kamera wishingana? Mutesi reka nkubwire, kambivuge nitonze. Turi kujya mu cyumweru kitugoye twese, umuntu wese aba areba ibyabaye byongera kwituruna mu bwonko, sibyo? Iki ni icyumweru dutangiye kibanziriza icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Abariho icyo gihe dufite ibyo twabonye n'amaso. Bivuze iki rero? Hari aho ntashaka kwinjira bitewe n'impamvu zaho turi kwinjira, sibyo? Nta muntu utazi ko umugabo wa mbere wa Mutesi yari umusirikare. Hari utabizi se? Ariko buriya iyo ushaka kwigira icyo utari cyo, birangira bikubyariye ibisusa. Ariko abahanga baca umugani mu Kinyarwanda ngo akabi karimenya, imbwa ntigira umushumba. Ntambwe igira umukaraza. Ngo usubiriremo mute? Nari nzi kuza ubwenge, ariko kuri ino nshuro nsanze hari ikintu ubura. Akabi karimenya, imbwa ntigira umushumba. Voka y'imbwa imanuka ihiye, ko nta mwanya wo gutara yabona. Kandi inkende irapfa, ibiti biranyerera. Wigeze kubaho umugore w'umutima, ndabizi, ibyo ndabyibuka. Ariko uko ugenda winjira mu iterambere niko urushaho kugenda ubura ubwenge. Biriya bintu ukabone niyo byaba ari byo, by'ayo mawodiyo n'izo mesaje bamwandikira. Yego? Yego. Aho turi ko turajendana. Ntago byari byo kuzana hano kuri kamera. Kandi uretse gutera imbabazi zidafite n'ishingiro, abo nabo muziranye bakwandikiye
izo message ntago bazi kwandikiye gutya gusa mutaziranye. Harimo ijambo ubwe yiyemerera yise umuntu inzoka, yego, amubwira ko amumennye umutwe, amukandagiye umutwe, toka satani naragutsinze ibikiri bike, baraziranye completely. Rero ikosa ari gukora nuko ari kudushiramo, widushiramo, hangana nabo muhanganye. Ngewe ndi Vumiriya Vumbi, mupfu w'ishyamba, umwana wavutse rubanda rutabishaka. Ndi nkirira hato, ndi ibuye ryo mu mazi watoragura bigusabye kumanukamo. Ndiyizi mute, ndiyizi, imodoka ntega ndayizi, kozaho oya bampa agapapuro. Njyewe iyo ngiye kwa mama ntega ritiko mute please, iyo ngiye kureba mama ntega ritiko, nagera mu mujyi wa Musanze nkongera ngakozaho ikarita izamuka ku Cyanika. Ntago ndagira urwego rwo kujya kuri airport Kanombe, utazari inkwegera ndakwiyamye n'undi munsi n'ikindi gihe. Urabizi neza ko ntambwe inkwesha umuheha, ibyo bizi neza. Kuba tukiri munsi y'ibirenge byanyu n'amakimbirane yanyu, inkuru dukora nizi byabaye wazanye, ariko iyo utangiye gutambikamo akantu kavuga ngo uyu muntu azanyica ampoye nibishaka se wo kanyagwa we, ariko uzi ko musetsa. Wigeze ubona aho igikona giserukana mu birori n'Inyange wo kanyagwa we? Nta n'isoni. Wigeze ubona aho igikona kijyana mu birori n'Inyange? Ari nge nawe su uwazira undi ninde? Ubu bavuze ngo ari nibishaka na Mutesi uwazira undi ninde? Ntabwo wanzira mute, ahubwo ngewe nakuzira, kuko bagiye muri systeme uziranye n'inzego zikomeye, basanga warigeze no gutunga visa. Ese kuva hano unyura Gisoro cyangwa hano visa yanjye ni hari abakubwira ngo uraga wa muganda wanjye, ngenze wano Kabare, ngenze wano Kampala Road, naho ngaho harase ko ari 25 yanjye mperuka. Abundi mperuka ese indege ya 25 baho muri iyi si, harya Rusizi yo nangaye abajyaga Rusizi 99. Ngaho urakoze cyane. Amafaranga yayingurira ikibanza se ngewe nayatega indege, ikibanza cyo ku Gikongoro ntago nakibura, kitike y'indege ivanika ndakwiyamye. Hanyuma utazare uramenye ngira uko ngenda, ndacyarira kuri plastike sindagera ku rwego rwo kurira ku idongo. Kandi mwebwe izo mwara zirenze musigaye mufite za zindi bacomeka. Hari nge nawe wazira undi nindi, ndakwiyamye cyane. Ahubwo dore mbatemo. Yego. Mutesi yashingiye umuntu muri Cameroon, muri ya business ye yo kuranga abantu. Hanyuma birangira rwa rugo rutamaze na gatatu. Mwumva ibyo azira. Urumva? Uyu mutipe rero yahemukiye agakwakinga ikihohote cy'umugore, ikikankara, ikipambara cy'umugore. Muri hari abagore rega barangiye ubundi isizi ko barangiye. Bibiliya yabavuze neza, iravuga ngo umugore mubi ni nk'ikimungu kimunga amagufwa y'umugabo. Urumva? Hanyuma rero umutipe baramumunga bya nyabyo, baramumunga. Rero uyu muntu yifatanije n'uyu wari ushaka kurongora Asia. Bo bombi rero kubera ko baba mu rubuga rwa Mutesi rwa diaspora, none se ndi mu rubuga rw'Iriba ry'Abera TV, ni urugero.
sinemerewe gukuramo nimero y'umuntu numva nshaka tugomba kuganira. birashoboka kuba urwo rubuga ruhari. Nyine aba batipe baricaye bombi umwe aganyira undi. Urumva mu ruhagahinda kameze. Uri muri Cameroon yaganyiye uri muri Amerika. Turukumvikana. Uri muri Amerika aravuga ati uri muri Amerika nawe aganyira uri muri Cameroon. asanga bahuje igikomere. Hanyuma bamaze kuganira bumva ihuza ry'abagore n'abagabo rya Pastor Mutesi nakasa mutwe. Hanyuma uyu nguyu uri muri Amerika iki ngiki baba bari kumasa ibirenge. Urumva Mutesi atanze pasi nubwo yihakanishaga ntukuri niwe watanze pasi mute. Imbabazi wanasabye nta nubwo nigeze numva umurongo w'icyo wazisabiye ntizinasobanutse. No uyu mugabo bamaze kuganira bumva kuranga kwa Mutesi ni ibibazo. Nta rugo ruzima yigeze aranga ngo rukunde. Hega hari n'undi uri Musanze buriya nuko mwebwe mwa mutabizi ejo niyo narindi hene nagiye kureba. Yitwa Rasheli umugore muremure washatswe n'umugabo w'umusaza udateganya no kuzabyara. Nawe warangiwe na Mutesi. Ejo niyo narindi hari ibyo narindimo nsudira ndavuga nti se mwuka byaramwe. Nta muntu Mutesi yarangiye umugabo cyangwa umugore ngo babe bakiri kumwe. N'abakiri kumwe nukwanga kuvuga ati se mwuka byaramwe. Nuwo yashingiye uri muri Amerika umugabo waheze igikondo umugore yaragiye yisubiriye muri Amerika. Ubuse umuntu azabagira ati Mutesi urumva muri gahunda yo gushyingira arimo neza. Wowe rega dore wenda Fani yandike muri commentaire ubwo bukwara buzi bwabereye ku irebero muri Big Tent. Ni umwe Mutesi twabonye yagiyemo agiye kugira yabaye nka pastor akari ubusezerano. Urakoze. Yambaye ibintu by'imikara. Kandi ari nawe nubundi wagize. Muri iyo minsi avuga ngo yapfushije umugabo we Rusagara. Urakoze. Urwo rugo ni muruzi. Uyu mukobwa avuka i Cyangugu. Umugabo avuka mu Majyepfo. Nyina w'uyu mukobwa abinyagasambu. Nge nanigiriye yo gusengera nyina. Niba akiriho niba atakiriho sinanabizi. Birangira urugo baruzinze n'urugendo rwe bararuzinga. Ndahiyisumba byose dore ngiye Bibiliya. Bura nubona nteruye Bibiliya jya umenya ko byatuzi kamba. Nawe baye nka Mutesi. Birabyo biradenda dore ngiye. Ninjye wagiye kuzingura urugendo rw'uyu mugore. Rwaziritswe nande. Ako wakicecekeye. Hagiye muceceka. Akozwe ya myuka ihari. Amakuru rero ngewe nashoboye gukurura nubwo ntarabona ibimenyetso byayo. Abari Uganda mu muryango w'umugabo wa mbere. Uwo muntu uri muri Cameroon bafitanye isano. Ni inshuti zahoze ari iz'umugabo wa mbere. Wa kabiri. Baciye kuri ba mwana. Ubwo se aka kantu mwari mukazi. Wapi? Ese ari kuza kwiriza ya dendo. Aya? Urumva communication iri Uganda hari uyu mugabo wa kabiri ninde. Izina rye sinjyana niba ari Rugenera niba ari Ruganintwari. Umuryango uri muri Cameroon ni uri kwataka nde? Mutesi. Ngazana umwana wabo. Urakoze. None kubera ko twebwe twagaragaye turi ku ruhande rw'ukuri rw'ibyabaye. Urumva rero kuba babwira Mutesi bati ibintu nibishaka kubwira nibyo Korode avuga nibyo Ezekiel avuga n'ukuri. Ahubwo bareke wikomeza kubata kunana batesha umutwe. Ako rero niko yakekeyemo yitwaza. None se ubundi ntibashaka amahoro akaba yihana. Rega imbabazi zidafite ibikorwa ntago ngewe nzeme. Niyerekana aho umugabo wa kabiri ari. Nk'umuntu ushaka kwihana. Amakuru ariko ngo umugabo yasariye mu gihugu cya Uganda ngo yabereye nk'umusazi. Nyine yaramujya kose bite byane. Abandi barabeye cyangwa mubona ngo inaha i Kigali.
uriya mugabo arwajwe n'umugore w'umugiraneza wahoze ari umudiyakoni mu cyahoze ari urusengero rwa ADEPR ya Uganda, Selemani wa Muhima yari ayoboye. Ayo se murayafite? ni mashya. Erega ntago tuvuga mute, ni ukuri ntago nkuvuga, nubwo mbona wantunze urutoki nkabona wanziye, ngiye nkuvuze warara wimutse, ni ukuri ntago nkuvuga. Barambika ibintu byinshi, mvuga wacu iyo unoshe nibwo mvuga. Tuzamuka. Dore umuntu wakoreye ubutabazi bwihutirwa mu gihugu cya Uganda, urumva neza, n'uyu mugabo wari ufite urusengero rwitwa Imbaraga z'Amasengesho, Sonatine. Urakoze. Ayo se akasi yarazi ko nkazi? Ibi se hari undi muntu wari wabyumvana? Rero ntibakajye bababeshya ngo babatuburire. Mutesi rwose, kukubabarira ni ibintu byoroshye. Niba hari umuntu ngo wakomerekeje, zana umugabo wawe wa kabiri, umwereke Abanyarwanda, umwereke umuryango we, umwereke abana be, ubwire abantu uti dore ibyo abantu bamvugaga, dore ibyo abantu banshinjaga, mukorane n'ikiganiro. Papa w'abana mukuru, imfura yawe mu bagabo, ntiyashimiye abantu bagutahiye ubukwe? Turabizi ko hari ni muzima nta kibazo afite. Ariko se umugabo wa kabiri, niba tubeshya kutamujyanye Uganda, umubeshya ko ugiye kumuvuza, wagerayo ukamugirirayo ikigoryi bikarangira agumyeyo, ugatega ukongera ukagaruka, mute? Umugabo wa kabiri ari he? None umuryango we wifatanije nabo wahemukiye muri Cameroon, nabo bose muziranye twe tutazi, ngo nibishaka Pastor Korode, Rukundo Ezekiel, ngo nintabareka ngo nzabazira. Ihumurire, wenda bo ngabo bo bazi impamvu zabo, mubuzazira nago ndimo. Uryamusinzire wishire wizane, uryamusinzire pe. Mu bantu baguhangayikishije banago, nawe urabizi ko waruje kwitwikira kugira ngo utere abantu zambabazi zawe, ntazambaraga mugenda muhohera abantu tutamenya, bongere bagire emosiyo, bibagirwe ibyo ukoreye mama pasiteri, bakugarukire nikuteye. Ariko wibeshya, nta muntu n'uyu n'umwe ufite icyari buguhungabanye ngo urare utaryamye kubera Theogene nibishaka. Oya, ntukabeshye. Tuzi urwego tugarukiraho, tuzi aho turira, tuzi aho tunywera, tuzi aho turara. Urumva mu bantu bakubuza umudendezo se ndimo? Dore na biriya wakoze nabyo ubwabyo ni amakosa. Nta wundi muntu wari ubizi, wari kurindira abandi akaba ari bo bazabishira hanze, none ni wowe wabishize hanze. Bagiye kugusesengura rero, bamara kugusesengura usanga uri gutabaza ubusa ngo abantu bakomereye nabi ngo baguhagurukiye. Ndagira ngo nongere nkubaze ikibazo giteye gitya. Mutesi, ushatse inshuro 7 njyewe nzi tuziranye nge nawe. Inshuro ya mbere urabizi ni mu mategeko, inshuro ya kabiri urabizi ni mu mategeko, inshuro ya gatatu bizi neza ko wakiriye inkwano ya Rusagara, inshuro ya 4 ni Jumongo, ariko Jumongo ataraza wibuka urugo rwo ku Gisozi ku kibanza cyitiriwe Muzehe, aho nakwisangiye mu nzu y'icyumba na saro. Urumva byibuke neza.
ubana n'umugabo muremure w'uruhara w'Icyangugu wari umuzunguzayi. Ibyo niba ubyibuka simbizi, kereka niba warabyibagiwe. Wibuke neza utwara Papa Doriyani wari umunyamakuru, urumva, wasengeraga hariya kuri AEBR hano imbere yo kuri ambasade ya Amerika. Ubyibuke neza. Ubu barakwimutse, umugabo yabaye pasiteri, bimukiye mu Mutara bakeneye amahoro. Sibyo? Ibi nibyo nge nawe tuziranye. Warinjiwe n'umuzunguzayi w'Icyangugu w'uruhara muremure wakoreraga muri duhahirane hano ku Gisozi. Ibyo wenda nibyo abantu batazi. Ejo hari umugore nabonye wakuvuze neza avuga ngo ariko niba mubona biriya ibitazwi biba bimeze biti. Ibyo subizi, ibyo bizi neza. Hanyuma ibintu kunzi wawe kurigira neza n'umwe mu bantu bayobereje amafaranga atari makeya kuri telefone yanjye. Nitwa Gasore ni umunyamurenge, arahita nyumva. Ni n'umupasitori ngire ngo umubaze. Yayobereje amadolari ntibuka umubare arenga 700, kandi icyo gihe nari mu butayu. Ndamubaza ngo aya mafaranga ni njyewe wayageneye? Arambwira ngo yo mukozi w'Imana yayobye kubera stress n'ay'ubukwe bw'umwana wanjye uraho ngaho. Ndamubwira ibintu ntago nzi uko babikora, ujya aho wayohereje wongera ugira ute uyakureho. Dukurikiranwa n'abantu benshi, arabizi neza. Mutesi niba yasabye imbabazi kuba yakomerekeje, apana bya bindi byo kwizanishwa Bibiliya wiriza, erekana umugabo wa kabiri aho aba, kuko abana be baramukeneye. Noneho rekana n'ababwiza ukuri. Iki kintu ndakibasezeranije. Iki kintu ngewe ndakibasezeranije. Ntago ndi bumara icyumweru ntaramugeraho. Mute uziko ufata abantu nk'injiji, yego na 3, ariko anyemerera kubana n'abantu. Ngewe none aha nambuke nkubwiza, noneho kankubwire naho wabikoreye. Nta nubwo uyu mugabo ari i Kampala nkuko abantu babeshya. Buriya nacecetse mbizi. Uyu mugabo ari aho bita Kabare. Urumva neza? Uyu mugabo ari aho bita Kabare, mu Bakiga kenyini, mu barangi bujuje ibisabwa. Uyu mugabo aba mu barangi. Uyu mugabo yazize iki? Uyu mugabo yazize umugabo ntazi amazina ye, wakodesheje inzu mu Miduha kadastre, aho yabanaga na Pastor Mutesi biri prive, nta wundi muntu ubizi. Wubwejo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo hari abana bagombaga guhura n'abandi bana, birangira uyu mugabo atangiye kurobanura iki? Abana. Ibi ni ibyabereye mu Miduha ya Nyamirambo. Yusu umugabo babanaga. Hari undi muntu ubizi? Uyu mugabo saravugwa mu bagabo bavugwa. Mutesi yashatse abagabo 8. Ninde wundi muntu ubizi? Uyu mugabo ninde muntu umuzi noneho? Reka mbakubarire. Reka ngiye mbakubarire noneho. Umugabo wa mbere nuwo babanye byemewe n'amategeko. Urumva neza? Papa w'abana, umugabo w'imfura ndetse. Urumva? Ikintu cya mbere cyamukubise hasi. Urumva? Uyu mugabo yari mu kazi k'inzego z'umutekano.
urumva neza yego buriya iyo babasize bagiye mu butumwa bw'amahoro hari abababera inyangamugayo hari n'abababera ibigwari hari n'abasigara birwanaho urumva neza urugo rwa Mutesi rwa mbere rwasenyewe i Kanombe mu rusengero ntari buvuge urumva neza abapasiteri babyinjiramo babahanuzi badafite kontorori babyinjiramo umugabo kubisiporuta biramunanira pafu ararekura kabiri uwo si umwe haza undi mugabo aziranyeho we na Korode si uyu nguyu basezeraniye bahuriye kwa Diyodoni mu mbaraga z'amasengesho ubu bukwe mugenda mwongera guprayinga sibwo bwa kabiri se sirwo rugo rwa kabiri urabyemera ntabwo ubyemera ndabyemera ahangaha niho komisiyo haje mw'umugore uba mu Mutara ntashaka kuvuga isaha n'isaha zaza abarwempasha Nyagatare uwo nguwo yari kuri tere Pastor Mutesi bamuhagurutsa bamuhereza uyu mugabo ngo niba ari Rugeni Ntwaza niba ari Rugeni Ntwari Pastor Korode yari ahari mubazi neza ayo makuru Korode arayazi hari impamvu Korode atabivuga impamvu Korode atabivuga nuko hazamo uyu mugore wo mu Mutara uyu mugore yabaga ku Murindi wa Kanombe yigira mu Mutara kubana na nyina urugo rwe bamaze kurukubita ipiki icyo kivuyeho urankurikiye neza ndi gukumva cyane haza umugabo wa kangahe wa gatatu yari aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aje kureba guhuza abana n'abandi bana kugira ngo bigende bite urumva kugira ngo bigende bite kugira ngo abana ba Mutesi n'ab'uwo mugabo barebe ko bazahuza umubano abana babe bamenyerana n'umugabo wa kangahe wa gatatu haza umugabo wa kane munkurikire neza umugabo wa kane ku Gisozi w'umuzunguzayi babaga mu cyumba na saro hano ku kibanza kuri kafe ruguru ya kafe do Gisozi ugana Ishiru munsi neza neza y'iki kigo cy'abaturukiya ahantu hari uruzitiro rwa senyenge ku kibanza twitiriraga muzehe aho ngaho ngize abagabo bangahe abazi kubara haza umugabo wa gatanu urumva neza bamwita Papa Doriyani twaraturanye Gasanze kwa Simbizi hariya habaga ishyamba rinini kwa Wizeye Imana mu nzu za Simbizi niho uwo muryango wabaga ari nawe wa mugabo Pastor Korode akunda kuvuga wari umunyamakuru uwo ni uwa kangahe hanyuma niba muzi kubara Rusagara ni uwa kangahe hanyuma niba muzi kubara uyu uryamye Uganda ni uwa kangahe niba muzi kubara uyu nguyu uyu Feredina ni uwa kangahe ibyo wenda muraza kumbwira ngo ntibikureba kwihana ni ukureka kwihana ntabwo ari ugupfukama kuri kamera kwihana ni ukureka uyu mugabo wa kabiri aba mu Barangi Uganda Kabare
aramubeshya ngo agiye kumuvuza ngo uburemba. Kwanza nuko munabibeshya nta nubwo bari bagiye kumuvuza kuko nta kibazo afite. Urumva? Umugabo wa kabiri mbizi neza ko bari bagiye gushinga itorero Uganda. Mutesi amaze kubikora nibwo yahungiye mu Ibereshi. Ibereshi ryabatsinda. Acumbikirwa n'umugore ucuruza inkweto mu mujyi. Nzamubazanire se. Nzamubazanire. Ayabahe neza. Ari nabwo Mutesi yapanze kwiyahura. Apanga kwiyahura, yabigezeho baramufata. Baramuboha. Ibise wari uzi ko mbizi? None uti ngiye gupfa nzize Korode, nzize nibishaka, nzize Zekiyeli, nzize Ndindes. So niba iyo uvuze ngo nsezeye YouTube, iyo uvuze ngo nsezeye YouTube, ikibazo ntabwo ari YouTube. Nta nubwo tuvuze ngo ntitugukeneye kuri YouTube. Gwino ukora ibintu bizima byo gusezera YouTube ntabwo ari ikibazo. Nubundi uzayisezera, uzajya ku Isimbi tuzakubona, uzajya kuri Nkunda Gospel tuzakubona, uzajya n'ahandi kuko ntuzaceceka ibikurimo. Amafuti yawe n'amabi yawe ntibikwemerera guceceka, ntago byakunda. Ikindi kandi ukwiriye kumenya, iyo wirekarama wiremanta ngo uratabaza ngo inzego zibishinzwe, nta muntu hano wazira mute ntawe. Ahubwo twebwe twakuzira. Twebwe twakuzira. Ariko nta muntu wazira hano. Ndinde se sha? Ndinde. Kwihana nukureka. Ntabwo kwihana hari ukuzana kamera, Bibiliya kuri kamera ngo ndapfukamye. Zana umugabo w'abandi. Nakubera internet ni nkeya cyane, nkeya, ariko ewa ndakubwiye ngo izi ndazisoma tu. Wasiura umugome, umukenakenera mw'isi, akayandavuriramo kubera kuri sindika. Bamubwira ngo nimbwa akazi, ngo nave ku izina rya Nibishaka Theogene, ave ku izina rya Ezekiel Rukundo, ndetse ave no ku izina rya Pastor Korode. Ko mbona yananiye internet. Mujye muba bakuru mu mutwe. Yapostinze ibyo yandikiwe ariko ntago yapostinze ibyo yanditse. Uburyo agiye amusubiza amubwira ngo wanzokoye nkumenya umutwe nabyo birimo. Ariko inzoka qu'est-ce qui se passe? Nyine aho yasubizaga, buriya mujye mubanza mumenye ikintu. Mushaka itangiriro mwiza n'iherezo ry'ibi bintu. Uyu muntu yarifashe apfa kwandika gutya gusa. Biragoye. Biragoye, ntago umuntu yapfa kubikora. Ubu nakifata nkajya muri telefone, then nkajya kuri YouTube, sibyo? Ngakuraho nimero ya Hori. Ntago wabikora. Narangiza ngahita ntukana ntafite impamvu. Ntago byo bishoboka. Ubu busobanuro rero Mutesi yatanze ni ubusobanuro bwo guta ibitabapfu. Mu nda ya mama umujyi mukuru nzi ni Uganda. Nicyo gihugu gikomeye nagenze. Nta handi hantu urajya. Buretse gato. Hanyuma mushiki wanjye ari hano mu murenge wa Kinyinya. Mama umbyara igifaransa azi kiravuga ngo je vous demande la permission d'aller faire mes besoins. Ni icyasi. Pour ma mère iyo bite sur le tenement venait. Nicyo.
nicyo gifaransa mama azi. Turi abana 5 bavukana, nta n'umwe tugira warenze mu wa gatatu mu ishuri muri primaire. Uwize menshi ni ngewe ufite 3. turi kumvikana. Nta muryango tugira hanze. Uwo muntu rero wabaye umuvugizi wa Nibishaka aba nabarambiwe ibizira bya Mutesi. Urumva? Noneho bumva ukuri, bamara kumva ukuri bo ubwabo bakamwiyumvishiriza kwa kuri twebwe twamubwiye, bagaca inyuma mu gikari. Nk'uko umuntu anyura inyuma mu gikari, kereka ahubwo uyu muntu yaza kuba yari afite voice cyangwa chat ngewe nagiranye nawe, byajyaga no kohereza ubugenzacyaha kumenya icyihishe inyuma y'urwo rupfu Mutesi avuga. Sibyo? Yego. Kuba turi muri social media ntibikuraho ko ari umunyarwanda. Ni umunyarwanda, ibyo biratandukanye. Sibyo? Showbiz ni showbiz, ariko iyo hajemo kwica aba ari ikindi. Mutesi rero yakoze amakosa. N'ubundi rega ntago ari ab'umwere. Ibi bintu byagombaga kuguma muri we paka. Yego, abanyarwanda bumva impamvu. Iteka ryose inkuru ya Mutesi ijya kurangira akadutamo indi content. Ibi ngibi yazanye noneho kare ibyo yifatiye yizanira hanze. Urakoze. Nta muntu bimusabye. None se arajya kwisobanura ko ari we ukunda kuvuga ngo iyo wisobanuye urisobanya, ubu se ntiyisobanije? Abirenze kwisobanya. Dore ngewe ikintu mpita nkora analize ngahita menya imvo n'imvano y'ibi bintu. Duspose wenda ko RIB iraduhamagaje bibaye ngombwa, kuko umunyarwanda yatatse. Yego. Sibyo? Niba umunyarwanda atatse hano urabizi umuturage ku isonga. Ibyo bizi neza. Duspose ko Korode Nibishaka, Ezekiel, Mutesi mu cyumba cyabo kiri prive, RIB irabahamagaje basobanure ibi bintu. Bavuga ko ibintu bimeze. Buriya uzi muri analize yanjye, iyi ni communication iri muri Cameroon mu bukwe bwabereyeyo. Nshakira code ya Cameroon urebe. Man, umbabarira internet. Yo nafite internet ubundi hano simenya n'amakuru, maze igihe nta internet mfite. No kuvuga ngo ngewe icyo nkoreramo analize cyangwa se ndi busesenguremo ibi bintu Korode araza kubitanga neza kandi muraza kuba mwumva. Urumva? Ubwo yaba atariho havuye ibyo kamarade ariko ngo ibintu rero yavuze mbere ngo abantu bazajya gutera ngo Mutesi ngo ibiki biteza ikibazo kinini cyane. Korode yamubwiye ati ibyo bintu wavuze ko Mutesi ari umuntu uzajya kumutera ugenda ubivuge. Zipu code ya Cameroon ni 234. Aha, voilà, niyo ngiyo rero. Umvise? Yego. Nyamara nubwo ntize hari igihe kizagera nkaba umuhanga mwana ukabimenya. Nkabimenya. Urumva iyo ni code ya Cameroon. Aho Mutesi yatashye iki ubukwe. Abo ni abantu Mutesi yashingiye. Urumva? Yabeshye ko Imana itanze urugo birangira urwo rugo rutabaye. Umve? Aho ndi kugukurikira. Aha. None iyo nimero ya Cameroon Mutesi yaratashe y'ubukwe. Abantu nyarwanda bazi kureba aka kanya iyo ugiye kwambuka imbibi z'igihugu guteza migration ireba inshuro wambutse imipaka. Sibyo? Yego. RIB nigenzura igasanga Nibishaka nzi Burundi, nzi muri Congo, nzi Tanzania,
uretse Uganda yonyine ukandagijemo ibirenge. Urumva iyo zipikode ni ya Cameroon. Mutesi yashingiyeyo abantu, yajyanyeyo na Korode mu bukwe, byanze bikunze hari uwo yari yabereye marene niba nibuka neza. Umvise umuntu rero uri gutuka Mutesi ni umuntu yabeshye ko amuhaye umugore muzima, amukubita marine, yamupfunyikiye amagi y'amahuri atarigeze ahura n'isake. Urankurikiye neza? Ndagukurikiye. Kirumvikana noneho. Ngizi message niho zituruka. Iyo rero twebwe dukora inkuru baradukurikirana. Izo message zirava muri Cameroon. Yibeshya. Kandi muri Cameroon yatashe y'ubukwe. Niba ajya no kubigenzura ababishinzwe, ntago ngiye ikoranabuhanga ryanjye ntirirenga aha muri salo. Nahanga kumenya ngo MTN ifite ibintu ihugiyemo, uyu muyoboro uyu n'uyu uzaba utagikora, bakoreshaga serivisi za MTN zamu sange nasanga guhereye isaha biraba bidakora. Ni ibyo nzi. Hanyuma kuba nahamagara kuri Gwidi Telecom mwabwane internet irarangiye, nimero yabo ndayigira nkabahamagara bati kanda rimwe ibi nibi, nabo barabizi yo bambwiye ngo jya kuri WhatsApp, nababwane twubahane mukajye munjyana muri ibyo kavuyo kose, ibyo ntago mbizi. Urumva? Rero Mutesi mwana wa mama ukomeje n'ubundi kwishira hanze, ariko ko yasezeye kuri ntabwo yasezera niyo wateka ibuye rigashya. Yasezeye ntabwo bishoboka. None se ariko yasezeye agahita arekura ubukwe. Yadusezeraga neza yongera kudusezera. Ko yasezeye YouTube agahita arekura ubukwe, ariko uziko mukina yaraje kudusezera neza wapi naho yajya. None se nkubwira ibintu bibiri byatuma atayisezera. YouTube y'ibihumbi 10 se mu Rwanda uretse wenda Simbi wenda na Filmagis TV, indi se yagura izo miliyoni ni iyi. Gira neza se hari abasabi ibihumbi 100 ifite wapi? None se ubwo muba muri mu biki? Ahubwo se 10 avuga 3 zo ninde waje? Wenda na Rocky da shabyore ne 3 nta muntu wazimuha biragoye. Impamvu ni imwe kuyimuha nabwo umuntu yagenekere. Oya reka nkwereke kari akantu yanobyemo ngo ufite miliyoni 10, none yakekeyemo akantu kumutanga ngo ushoboye guhangana, bivuze ngo arahangana. Ushoboye guhangana ngo irahemba irakora, gushoboye guhangana n'abantu b'amagambo bari hano hanze ngo kuri iyi mihanda. Bisobanura iki? Nibura umukiriya azagaruka avuga ati murabizi ko nasezeye nshira ku isoko nabuze umukiriya, none mwumvaga cano yanjye nayijugunya, mwumvaga ntayikoreraho, noneho zirambabazi nizo zinsekeje. Nasetse ndavuga se imbabazi zishingiye kuki? Mama Pasteri ntabwo ari we wasohoye ziriya audio. Oya ntabwo ari we. Kandi voice note ya mbere twumvise ni Pastor Mutesi. Ubwo Mutesi yatunguwe. No kubona bimuguye. Dore rero uko ni ibintu bimeze. Urumva neza? Yego. Muri rwa rubuga rwabo rwagira neza. Hari diaspora. Hari WhatsApp ya diaspora. Erega Mutesi reka nkubwire turaziranye nubwo ngenda rimwe ndenzaho, hari utwo ngenda nsimbuka gusa uko uzajya ugenda wizana hari ibyo uzajya utuma tuvuga. Urumva nsize mu mwandiko wabashobora kuba wazira mubo wazira Theo ntabwo ndimo. Urumva Theo ntabwo ndimo pe. Uri umuntu wibereho ngo gutyo wiryamire wirire ntacyo nishe nta nicyo nkijije. Theo iyo mbonye umufungo Yes, reka ngusuze nongere ngwikaza nkifurize amahoro y'Imana wo dukurikira umunsi ku munsi oherereye aba ibwota Masimbi yaba mu mujyi wa Kigali aho uri hose mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cyacu. Nigize amahirwe yo kubana n'ibishaka Theogene mu nkuru n'ibiganiro byacu nho uyu munsi
tuje kugira ngo amukuri ku kiganiro yakozweho na Pastor Mutesi we na mushuti we Pastor Claude na Ezekiel. Bigaragara ko hari umuntu wandikiye Pastor Mutesi amubwira ko uyu mugore naterekera kuvuga ku mazina y'abo bagabo ashobora kuzamugirira nabi. Nkibaza ngo nibishaka nize mbaraga ufite, Ezekiel nize mbaraga afite, ese uwitwa Pastor Claude nize mbaraga afite zituma haca umuntu inbox mu gikari cya WhatsApp ya Pastor Mutesi nimero y'ingande ikamwandikira ko atarekeye kuvuga ku mazina cyangwa atabaretse ashobora kuzahura n'ibintu bibi mu buzima bwe imbere. Ntabwo ibyo bintu mbyumvise neza. Ni message ivuga ngo reka nyigusomere. Kanzenye gusomere ndabizi ko ngiye kwita nyigeraho. Message ivuga ngo ati umugabo witwa Nibishaka Theogene uwitwa Ezekiel Rukundo internet uri kuntenguha sinamanze kano kantu ngasome abantu bakumve bibaza imbaraga. Niki cyabaye se noneho kandi maze iminsi ntahari niyo mpamvu maze iminsi udahari uyu munsi noneho ubwo ugomba kuboneka. Ati titire y'ikiganiro avuga ngo kwica Pastor Mutesi akagambane yakorewe ku byasi agatumye asezera YouTube anagurisha Gira Neza TV kuri miliyoni ze 10 yaciye. Reka tube twiganira aho ngaho. Niyo nkuru cyangwa den ubu ntago ndumva neza. Nibishaka ngo nande Nibishaka Ezekiel Rukundo wa Kiranuka TV bakoze iki noneho rero. Reka message zanyisome neza kuko ngo uyu mugore nakomeza kubivugaho arahura n'ibibazo byinshi cyane. Nimero yamwandikiye ni yahe? Niyo mu Bugande. Ni nimero y'ingande abantu bibaje baravuga bati se iyo nimero wa mama we ubwo si nimero yawe utagiye kutubeshya. Kwa byanze kuza. Reka mbabwire. Libira cyafite akazi kenshi. Hano. Sinzi niba abanyarwanda bibuka ntago mbizi ibyo ngibyo. Sinzi niba abanyarwanda bibuka Sankara avuga ati Nyungwe, Nyabimata, Intara y'Amajyepfo ngo ni zone turikwazi. Narasetse ahantu narindi ndavuga nti abantu nabahanga mu gutegura zone turikwaze se mu Rwanda hagarutse zone turikwaze. Abanyarwanda bihanganire kuba mpereye hano kabariho mpereye. Mu kandi kanya haduka uwitwa Paul Rusesabagina ati Kigali tugomba kuyifata tugakuraho ubutegetsi buriho abanyarwanda bakagira amahoro. Nge nkunda kwisekera. Ubwo ibyo ndabireba uko byarangiye filime nuko yarangiye ni ibintu ntashaka kwinjira ntibinandeba se n'urwego rwanjye. Ariko ntimwikange kuba mere aho ngaho niyamya abantu muhita mutukana nta nicyo murumva. Hanyuma reka dusaba abantu bagiye kumva iki kiganiro bambabarire ntibakijugunye batagisoje. Yego. Buriya rero Nibishaka Theogene ntago mvuga Ezekiel kuko azivugira. Nta nubwo mvuga Claude umunwa arawifitiye. Yego. Turi bangaho ubwo ninde batatu. Turi batatu. Hanyuma icyo numva ntekereza cyangwa se nibaza Theogene Nibishaka ugiye muri systeme mu myirondoro yanjye iwacu aho nakuriye kwa mama mu nda ya mama nta muntu urayobora isibo nta n'ubiteganya.
habe na za ngo niba ari inyumba 10 ingo 10 nawe nta n'uwabaye umusirikare habe n'umunyerondo uretse ngewe wakoze igisekirite Kibagabaga. Hanyuma rero Marie Aimé ntekereza ko ushobora kuba ufite ikibazo cyihariye ukeneye muganga kugira ngo bize koroha kugira ngo ahari bidufashe. Uyu mwanya iki gihugu cy'u Rwanda kizi kureba, dufite politiki ya RPA, dufite iya FPR, dufite iy'inzego bwite za leta, dufite urwego rw'ubugenzacyaha RIB, dufite impamvu nyinshi zatuma tumenya umuntu ushaka kwica undi aho yaba aherereye hose kuri iyi si. Mutesi rero magingaya ntabwo nzi neza icyaba kimutera ibi bintu, ariko icyo mbona gishoboka, uyu ni umuntu bifitaniye ikibazo ubwe bwite. Hari ibyo atavuze, Mutesi hari ibyo atavuze. Urabona uyu mugabo we wa kabiri, yego ari Uganda, Ruganintwari Jacques ari Uganda mu Barangi, aho yamubeshye ngo agiye kumuvuza ubumuga bwo kutarongora. Ageze yamushindikayo muri izo mbaraga z'Abarangi, amutayo, araza akora divorce rwihishwa, anamwikuzaho. Yewe umugore ni umuhanga. Rero madamu wa Feredina mushyashya ugezweho ubu, niba koko uwagututsa yagutukiye ngewe, dore icyo bamubwiraga. Mutesi baramubwiye bati ibyo nibishaka vuga ni ukuri, kuko dukurikiranwa n'abantu benshi, sibyo? Ibyo Koroda kuvuga ni ukuri, ibyo Ezekiyeli kuvuga ni ukuri, wibataka ubahora ubusa. Ibi bintu bimaze n'igihe, nta nubwo ari iby'aka kanya, bimaze imyaka 2. Urumva? Kandi imyaka 2 ngewe nta nubwo ndayuzuza ndi muri social media. Umva amanyanga, ako kantu ko atakazanyemo, ko atakinnye aho ngaho havuga ngo ibyo Rukunda kuvuga ni ukuri, ibyo Koroda kuvuga ni ukuri, ibyo nibishaka nk'umuhanuzi wawe, wowe ubwawe wemera nk'umuhanuzi wawe, ni ukuri. Kuki atabizanye? Mutesi dore ahantu ibi bintu byavuye, ntibakajye bababeshya ngo babagire abana. Niba mwibuka, Korode ubwe yivugira ko bajyanye mu kihe gihugu mwuka byaramo? Mu kihe gihugu? Muri Cameroon. Bari batashye iki? Umuntu Mutesi yabereye, niba ari marene, niba ari Kabiragane, sinjya amenya buriya mu bintu bingora, no kuba ari inkuru ntahagazeho, sinjya mbishobora. Ariko bivugwa ko uyu muntu Mutesi yaramuhemukiye. Urumva neza?
yamukwaginze yamupfunyikiye ikibiribiri aramutuburira amurya amafaranga maze kumurya amafaranga amubesha ko amuhaye umugore muzima. Mutesi nkubwire n'ubundi iyi bizinesi yo kuranga abagore yireke. Ubwo aho ndi mu mwuka ntago ndi mu mubiri. Iyi bizinesi yawe wisegira neza, abahanga baravuga ngo burya uwiturwa ineza n'uwo yayigiriye abagira imana. Inama rero ngewe namugira nuko ibi bintu yabishingukamo agashira amaboko hasi we n'umugabo we bagakora bakiteza imbere, bakabaho ubuzima butabereye abandi ikigeragezo. Kimerera gusomera izi message. Pastor Mutesi yarabanje afata statiye apostingaho iyi nimero isa nk'iyo mu gihugu cy'Ubugande ndakeka. Uganda ni 250. Oya. Iyo ntabwo ari ingande. Uganda ni 256. Nayo irimo. Nayo irimo. Okay. Iyi nimero turaza kumenya ibyo ari byo. Nakamenyesha ko guteranya 237 itaratu 5 14 41 3 5 Reka noneho ngere kuri message we n'uyu muntu bandikira. Aha, nzaba ndora. Uyu muntu yarabanje yandikira Mutesi ntiyasubiza. Agiye kumusubiza aramubwira ngo